kuvana mu yaguhuza n'umugisha wawe. Mbabarira Imana yaguza n'igitangaza gifatika. Wowe uvuga ngo mbabarira byonyine. Ubwira Imana ikubabariye kwiganyira. Ubwira Imana ikubabarira ishyari. Ubwira Imana ikubabarira uburyarya. Ubwira Imana ikubabarira ubujura. Ubwira Imana ikubabarira mbese buri kintu cyose cyatuma Imana itakwishimira. Ubanze ugikureho ubundi urebe ibintu Imana iri bugukorere. Stifo ndi kuri iyi kamera mbonye umuntu umaze igihe kinini afite ikibazo cy'umutwe umaze iminsi umujengereje. Icyo ni ikigeragezo nawe umanye igihe kirekire. Nkubwire ngo humura uburwayi bw'umutwe Yesu ajya abasha kubukiza. Yesu ajya abasha gukiza uburwayi bw'umugongo. Yesu ajya abasha gukiza uburwayi bw'amaguru. Ndi kubona hari umuntu umaze iminsi afite umurwayi amumaranye imyaka 3 aba mu nzu. Restifota yari umwana Yesu arambwiye ngo ubwo burwayi wavuje ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko Yesu avuganye nanyo nkubwire ngo iyi ndwara ntabwo ari yo kumwica, ahubwo ni ukugira ngo sinaryo rihabwe icyubahiro. Ndira nkubwire ngo wari umaze igihe kinini wibereye ku nzira, inzira warubayeho ni wowe uyizi, ahantu watawe, ahantu wajugunywe, ahantu washyizwe. Iyi mpumyi nayo yari imaze ahageze. Haleluya! Yesu ahantu yageze ibintu bita byemera. Ngaravuga ngo Yesu mwene Dawidi ngo mbabarira. Ako kanya akimara kuvuga iryo jambo Yesu mwene Dawidi ngo mbabarira, nuko abantu benshi ngo baramucyaha ngo nahore ngo naceceke. Mu yandi magambo waratatse ntihagira umuntu ukumva. Waratatse abantu benshi baravuga ngo ceceka. Waratatse abantu bose baravuga ngo mbese waratatse bakoheza amahembe. Urataka uraburara, urataka ubuna uhuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Waratatse ntihagira umuntu ukumva. Inshuti ziravuga ngo ceceka, abavandimwe bavuga ngo ceceka. Abantu bose baragucecekesheje. Haleluya! Ariko uyu munsi abantu badukurikiye ngo mwebwe gusa nimwiyambure ibyo igomwe ryose mwari mwambaye. Nimwiyambure kubeshya, mwiyambure ubujyajya, mwiyambure ubusambo, mwiyambure cyane ngesa n'ikimwiyambura ubusambanye n'ubusinzi. Yesu yambwiye ngo nukuri aje guhemba kandi aje gukora ibintu bidasanzwe ku muntu wese wamwikomejeho. Yo nkubwire ngo wowe muvuga butumwa wari utinze ku musozi ubona bitarimo kwemera, ariko Yesu yambwiye ngo humura bigiye kwemera. Yewe muhanuzi wabonaga bitari kwemera, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze shuti bakunzi b'Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye. Hari abari mu Rwanda, hari abari mu mahanga, hari abari mu bihugu bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze. Turi mu kiganiro Imboni y'Ubuhanuzi nkuko tukomeje kugenda tubivuga, ariko wowe ubabaye, wowe utameze neza, wowe unaniwe, wowe ucitse intege, uyu mwanya tugufitiye inzozi zikubwira ngo humura, ugiye guhura n'umugambi w'Imana. Kandi Imana iragukunda, Imana iracyagufitiye icyizere, Imana iracyafite umugambi muremure kuri wowe. Ntabwo ari iby'ubu gusa, ntabwo ari iby'ejo bundi gusa, nahashize wabanye nayo, hari n'ahandi wibuka wabonye Imana. Imana ihagararana nawe, Imana iragutabara. Imana ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe, kandi wowe ufunguye iki kiganiro cyo ku Irembo Ryera, amarembo yawe yarakinze ahita akinguka, amarembo yawe yari yugariye yose akinguke, kuko niryo jambo Imana yabwiye kuramubwira ngo kandi n'amarembo yawe ntabwo azugarirwa. Imana ikugururire amarembo, Imana igucira inzira aho zitari. Bigukundiye ukore subscribe, ariko bitanagukundira ukurikira ikiganiro gusa ubundi ufate umwanzuro. Turi kumwe n'umuhanuzi akaba umunyamavuta, akaba kandi ari umuntu ufite umuhamagaro wo gusengera abantu. Ndagira ngo uraza kumva nimero ze wenda azivuga, cyangwa se nanjye ndaza kuziguhura, aza kuzibona hasi aho ngaho rwose, kuko ni umuntu uhanura kandi ibintu bikagenda neza, Imana ukayigiraho umugisha. Reka atangira twibwira, hanyuma aze no kwinjira mu kiganiro nyizina cy'umunsi. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Amen. Amazina nitwa n'ubundi mumaze kuyamenya ni yayandi, Nyiramwiza Josiane. Stifo turabakunda. Amen. Muri inshuti zacu. Haleluya. Muhabwe umugisha n'Uwiteka. Amen. Turabahaye ikaze rero, watangira udusengera unakomeza n'iki Imana yashyize ku mutima wawe.
Haleluya, haleluya, astifo, haleluya, haleluya. Turagushimye Mana yacu, turagushimye kuko uri urukundo, turagushimye kuri Imana itwitaho, turagushimye kuri Imana ihindura ibyanze guhinduka, turagushimye kuri Imana ije gukora ibidasanzwe, turagushimye kuri Imana ije guhindura ibyanze guhinduka. Oh, izina ryawe nirihimbazwe. Ndakwinginze ngo abadukurikiye bose bahabwe umugisha nawe. Ndasenze ngo ugaragare Mana, garagara. Duhamagaye Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bibane natwe. Icyo ni cyawe Yesu. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Mana ihimbazwe. Ndabakunda cyane. Muzajya mwihangana nuko nahamagawe aravuga ngo mvuga cyane ngo ntimubashe kumva. Muzajya bwihangana, hari igihe ubwo nyine biba byabaye ngombwa ko mvuga gutyo. Imana ishimwe rero. Turabakunda cyane umunsi ku munsi. Nazanye ijambo rivuga uyu munsi ngo mbabarira y'Imana. Haleluya. Amagambo 9 agiye kuguhuza n'umugisha wawe. Mbabarira y'Imana yonyine iri buguhuze n'umugisha wawe. Amen. Reka two kujya mu bintu byinshi tusoma ijambo ry'Imana, ariko nukuri mbabwira ngo nukuri umuntu wese uri bukurikiranira ijambo araza haraho riri buze kumukura, hari naho riri buze kumugeza. Ariko ntari nasoma ijambo nkubwire wowe udukurikiye, mugabo, musore, mukobwa, mubyeyi, umuntu wese udukurikiranye, nkubwire ngo uyu munsi umfashe, uyu munsi restifotaya, uyu munsi ushaka inkoni twereke ibintu dukubita, uyu munsi ushaka inkoni dukubita indyarya muri iyi minsi zimeze nabi, indyarya muri iyi minsi mbese zasizoye. Uyu munsi ndashaka ko hari ibintu bibiri dukubita kandi ubimfashemo. Uyu munsi dukubita ibisambo, estifo, ibisambo bimeze nabi, ibisambo byasizoye, ibisambo birimo kwiba mu nzu y'Imana, ibisambo biri kwiba bagenzi babo, ibisambo bireze. Uyu munsi Imana dukubitira ibisambo. Sipi, uyu munsi Imana dukubitira ibisambo. Bisambo bimeze nabi. Uyu munsi dukubitira indyarya zimeze nabi. Indyarya irimo irakuza imbere kakora ko kigukunza ari karindyarya. Uyu munsi Imana duhereza ikibando idukubitira indyarya. Imana ishimwe. Afitwa n'utwaye duciyeho. Reka dusome mu butumwa bw'Isoko bwanditswe na Mariko ibice 10 umurongo wa 46. Haravuze ngo nuko bakigereye Yeriko, akivana Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutolomayo, umusizi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Haleluya. Ngarataka cyane, ngaravuga ngo Yesu mwene Dawidi ngo mbabarira. Ku murongo wa 48 haravuze ngo abantu benshi baramucyaha ngo nahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. 49 ngo Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Murongo wa 50 nayo ita umwenda yari wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza iti, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe, haleluya, kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Dusomye ijambo riri mu butumwa bwanditswe na Mariko ibice 10 umurongo wa 46. Haravuze ngo nuko bakigereye Yeriko, akivana Yeriko asanga umwana wa Timayo yicaye ku nzira. Haleluya. Mu yandi magambo, uyu mwana ahantu yari yicaye, yahoraga yicaye ku nzira. Abantu bajyaga mu kazi bamunyuzeho, abantu buri muntu wese abakomeye aboroheje bagiye bamucaho. Yari yibereye ku nzira ahantu hamaze igihe kirekire. Mu yandi magambo ngo yaza kumva amakuru yuko Yesu w'i Nazareti ari we wahageze, ari we uhanyuze. Ariko yari yarumbishe n'ubundi amakuru yuko Yesu w'i Nazareti ahumura impumyi, akiza ibirema. Yumvisha amakuru ko yazuye umwana wo kwa Yayiro, yumvisha amakuru ko yazuye Lazaro. Yari yaramwumvisha amakuru. Vuga ngo mu yandi magambo, umuntu muri iyi minsi ari kwibika amakuru, uwo ngo si uwanjye. Gerageza kwibika amakuru.
ngo yumvishe Yesu w'i Nazareti kari unyuze aho ngaho ngo arataka cyane. Haleluya, arataka uyu munsi wa none. Najya nkubwira ngo utake, ngo arataka, ngo aravuga ngo Yesu mwene Dawidi ngo mbabarira. Yarabanje aravuga ati guhura n'uyu mugabo, guhura na Yesu Kristo nukubanza umuntu akiyambura, nukubanza umuntu agataka, akatakataka, arongera arataka, aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Haleluya. Mu yandi magambo yarari kunzira nkuko nawe muri iyi minsi hari ahantu maze iminsi wibereye, hari ahantu maze iminsi wari wicaye, ariko yankubwira ngo Yesu yahageze. Kandi Yesu niba yageze mu buzima bwawe, ntago niba yahageze ntago ari busiga uri impumyi, ntago ari busiga uri umukene, ntago ari busiga wambaye ubusa, ntago ari bugusiga uko nguko. Yesu niba yahageze, haleluya, Yesu ahantu yageze ibintu bihita byemera. Ngaravuga ngo Yesu mwene Dawidi ngo mbabarira. Ako kanya akimara kuvuga iryo jambo Yesu mwene Dawidi ngo mbabarira, nuko abantu benshi ngo baramucyaha ngo nahore, ngo naceceke. Mu yandi magambo waratatse ntihagira umuntu ukumva, waratatse abantu benshi baravuga ngo ceceka, waratatse abantu bose baravuga ngo mbese waratatse bakoheza amahembe, urataka uraburara, urataka ubona uhuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, waratatse ntihagira umuntu ukumva. Inshuti ziravuga ngo ceceka, abavandimwe bavuga ngo ceceka, abantu bose baragucecekesheje. Haleluya. Ariko uyu munsi ngo Yesu yumvishe gutaka kwawe, akimara kumva gutaka kwawe Yesu ngarakubwiye ngo humura. Haleluya. Abakubwiye ngo ceceka bagiye kubwira ngo humura. Amen. Nubwo yatatse baramubwiye ngo ceceka, baramucecekesha, ariko ubwo gutaka kwe cyane nirirangura akomeza ataka. Yesu arabyumva, amaze kubyumva atuma babanzi bawe Astifota bavuze ngo ceceka, atumye wa muturanyi wari waravuze ngo ntago uzabyara, atumye wa murozi wagutezaga amahembe, atumye wa wundi wavuze ngo ntago uzarubamo rurugo nubwo urugiyemo. Yesu abagutumyeho, aba ngo bavuze ngo ceceka, ngo Yesu arababwira ngo ni mumuhamagare. Haleluya. Mu yandi magambo Uwiteka Stifo anyuje igitangaza mu banzi bawe. Yesu anyuje igitangaza muri babandi bari baravuze ngo ntago uzabona akazi, muri babandi bari baravuze ngo nubwo amashuri yize ntago bizemera, muri babandi bahita reka mbabwire, hari igihe abantu birengagiza Astifota. Amen. Bakirengagiza Imana yaguhaye kwiga, ikaguha diplome. Umuntu akavuga ati nubwo uriya muntu yize ntabwo azabona akazi. Bakirengeza ko hari Imana yaguhaye kwiga ukabona diplome. Niba kubwira ngo nubwo wize nta kazi uzabona, uzabwira ati ariko narize mfite diplome. Niba kubwira ngo ntago uzashaka, ubabwira ngo hari icyo Imana yabivuzeho. Niba kubwira ngo ntago uzabyara, ubabwira ati yampaye umugabo. Haleluya. Yampaye umugabo izampa no kugira gute, izampa no kubyara. Hari igihe abantu birengagiza bakibagirwa ko hari ikintu Imana yatuvuzeho. Amen. Reka nigaruke kwiri jambo. Iyi mpumyi rero babandi bavuze ngo ceceka, barabibwira ngo Yesu araguhamagaye. Mu yandi magambo babanzi bawe bahita bamubwira ngo humura, Yesu araguhamagaye. Yesu rero araguhamagaye. Akimara kuguhamagara ngarakubwira ngo mbese urashaka nkukorera iki, urashaka mbigenza gute. Yesu agiye kukubaza ngo urashaka iki muri aka kanya. Ngo nayo kimara guhaguruka irabanza tumwenda kugira ngo yitabe Yesu, irabanza yiyambura umwenda wose. Imaze kwiyambura uyu mwenda iragenda yitaba Yesu. Imaze kwiyambura amagambo, imaze kwiyambura ubusinzi, imaze kwiyambura ubusambanyi, imaze kwiyambura amatiku, imaze kwiyambura kubeshya, imaze kwiyambura uburyarya, imaze kwiyambura ubusambo, imaze kwiyambura ubugugu, ngo nayo itumwenda yari yambaye. Haleluya. Mu yandi magambo yabanje ivanaho icyaha n'igisa n'ikibi cyose, irangije irabadaduka, iragenda yegera Yesu. Haleluya. Mu yandi magambo uyu munsi nagira ngo uve ahantu waruri, uva ahantu wari umaze iminsi wibereye, uva ahantu umaze iminsi wicaye, nkubwira ngo uva mu byaha, va mu byaha. Numara kuva mu byaha uhure na Yesu. Nuhura na Yesu ntago ariko ari bubisige, ntago ariko ari bubisange. Yesu urahita wakira akazi. Nuhura na Yesu bya bindi babandi babazi kupfuye, babandi bagutezaga amahembe, babandi bavuze ngo ntago uzabaho, babandi bavuze ngo ntago iranzu uzayubaka, bamwe bavuze ngo biragucanze, kari akazi warubayemo ubaye ufitemo intambara. Nuhura na Yesu
byose birahita byemera. Ngo nayo irabadaduka ita umwenda yari yambaye, yataye buri kimwe cyose, yarabanze irisuzuma. Nubwo yahoraga ari ku nzira asaba mu isi n'umugenzi, abamuhaye ikimene, abamuhaye imyambaro mibi, abamuhaye amafaranga, mbese buri muntu wese yamuhaga uko abyumva. Nkubwire ngo ubuzima ubayemo, ubuzima warubabariyemo, Yesu yahageze, kandi ahantu Yesu yageze ibintu byose bihita byemera. Haleluya. Ushobora kuba mu buzima bw'ubupfubyi, ushobora kuba mu buzima bw'ubugumba, ushobora kuba mu buzima bwo gusugurwa na buri wese, ushobora kuba mu buzima bw'urugo rubi, restifotaya resize wayamando, ushobora kuba mu ubwo buzima ubukubitwemo igihe kirekire, ububabariyemo igihe kirekire, abantu bose bakunyuzeho, abantu baragushungereye, abantu baguhinduye urw'amenyo, abantu bakugize igitaramo, abantu barakuvuze. Niwe wa wundi byayobeye, niwe wa wundi byacanze, niwe wa wundi utagira huba, niwe wa wundi urara ku mihanda, niwe wa wundi umugabo ahora akubita, niwe wa wundi wagumiwe restifo, niwe wa wundi. Abantu bose bakuzi mu kibazo astifo, abantu bose bakuzi mu kibazo kimwe kitarangira, bakuzi mu kigeragezo kimwe kidashira. Niyi impumyi yahoraga iri ku muhanda, abazungu bayinyuzeho, abakomeye, aboroheje, abana bato, buri muntu wese yamunyuzeho, umuntu wese yavugaga ibyo ashaka. Nkuko nawe ubaye mu kibazo igihe kirekire, umuntu wese avuga ibyo ashaka. Nkubwira ngo Yesu araguhamagaye aka kanya, Yesu arakubwiye ngo humura, Yesu arakubwiye ngo ngwino, Yesu arakubwiye ngo urashaka iki, urashaka kugira gute, mbese ufite kwizera. Nkubwire abantu turi kumwe, abantu badukurikiye, mbese mufite kwizera, ufite kwizera ko Imana yagukura mu ubwo bukode, ufite kwizera ko Imana yagukura mu ubwo bukene, ufite kwizera ko Imana yagukura mu ubwo burwayi, restifotaya resizi wayamando dotaya grere, mbese ufite kwizera ko ubwo buzima umazemo igihe kirekire Imana yabugukuramo. Nta hantu Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza. Nigeze mba mu buzima bugoye, ubuzima bukomeye, ubuzima buruhije, nabonye Imana ihindura amateka, nabonye Imana, nabonye ikuraho, nabonye Imana imara inzara, nabonye Imana yubakira umuntu urugo rugakomera, nabonye Imana itabara, nabonye Imana yambika, nabonye Imana itanga agaciro, nabonye Imana itanga isura. Restifota, hari igihe ugera mu buzima bwa bundi bukakaye, inzara ikakurya, ukaba mu buzima bubi, ugatungwa na voka mbisi, ugatungwa n'amazi ashyushye, ariko Yesu akakwimana, Yesu akakomeza kukurindira mu ubwo buzima. Abantu bose bakakuvuga, abantu bakakwibagirwa, abantu bakaguta. Haleluya. Ariko dushimiye Imana ko ubuzima bubi twabayemo igi ibasha kubukuraho. Niyo nakubwiye ngo mbabarira y'Imana yakuvana mu yaguhuza n'umugisha wawe. Mbabarira y'Imana yaguza n'igitangaza gifatika. Wowe uvuga ngo mbabarira byonyine, ubwira Imana ikubabariye kwiganyira, ubwira Imana ikubabarira ishyari, ubwira Imana ikubabarira uburyarya, ubwira Imana ikubabarira ubujura, ubwira Imana ikubabarira mbese buri kintu cyose cyatuma Imana itakwishimira, ubanze ugikureho, ubundi urebe ibintu Imana iri bugukorere. Stifo ndi kuri iyi kamera mbonye umuntu umaze igihe kinini afite ikibazo cy'umutwe, umaze iminsi umujengereje, icyo ni ikigeragezo nawe umanye igihe kirekire. Nkubwire ngo humura, uburwayi bw'umutwe Yesu ajya abasha kubukiza, Yesu ajya abasha gukiza uburwayi bw'umugongo, Yesu ajya abasha gukiza uburwayi bw'amaguru. Ndi kubona hari umuntu umaze iminsi afite umurwayi, amumaranye imyaka 3 aba mu nzu, restifota, yari umwana. Yesu arambwiye ngo ubwo burwayi wavuje ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko Yesu avuganye nanyo. Nkubwire ngo iyi ndwara ntabwo ari yo kumwica, ahubwo ni ukugira ngo sinaryo rihabwe icyubahiro. Ndira nkubwire ngo wari umaze igihe kinini wibereye ku nzira, inzira warubayeho ni wowe uyizi, ahantu watawe, ahantu wajugunywe, ahantu washyizwe. Iyi mpumyi nayo yari imaze igihe kinini iri aho ngaho, iza kumva amakuru, irabanza ikuraho buri kimwe cyose, irangije umwenda yari yambaye, irabadaduka yegera Yesu. Ngo Yesu aramanza ngo mbese urashaka ko nkugirane, urashaka guhumuka? Ngo nayo arambwira ngo yego. Yesu arambwira ngo kwizera kwawe kuragukijije, ngo nayimukurikira ubwo ngubwo. Yahise ifata umwanzuro, iravuga ati nanjye umugabo ungiriye neza, nanjye Yesu arankijije, nanjye reka mpite mukurikira. Afata umwanzuro akurikira Yesu. Haleluya, haleluya. Muri iyi minsi n'abantu bakurikiye Yesu barimo barongera bagasubira inyuma. Nkubwire ngo wewe wari warasubiye inyuma, wewe wari waratakaje kwizera, wewe wari waratakaje ibyiringiro. Nkubwire ngo ngera usubire ku isoko, ongera usubire ku rufatiro. Amen. Imana yacu irashoboye, Imana yacu n'urukundo. Wowe umaze iminsi ufite ibibazo, uri
urimo urakorera amafaranga ariko ntabwo uri kumenya ahantu aciye nk'uko w'inyatsi wamaze kwinjira mu rugo rwawe. Yo nkubwira ngo humura, haracyari ibyiringiro muvandimwe, murakomera ushikame. Dufite Imana itabara abayo. Iyo dusenze Imana irumva. Nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Ibyo Imana yakubwiriye Kanyarira bizasohora, ibyo yakubwiriye Samatare bizasohora, ibyo yakubwiriye muri Semanza bizasohora, aho yabikubwiriye hose. Kereka ngo bava mu isezerano nta mpamvu. Yo nkubwira ngo we komera, guma ku rufatiro. Nubwo wari unaniwe, ndabona abantu barushye, ndabona abantu bacogoye, ndabona abantu batentebutse, ndabona abantu bacitse intege. Ongera ukomere, ongera wishakemo imbaraga y'ubutwari, ongera ukomere Stifota, ongera wiyongeremo imbaraga y'ubutwari. Ntabwo iyi Imana yacu ibeshya, iyi Imana yacu irashoboye. Njye ubabwira gutyo, haleluya. Nubabwira ngo nabaga mu buzima bugoye, ubuzima buruhije. Reka mbabwire hari igihe abantu b'Imana tubabazwa, tukageragezwa, tukarya bigoranye, tukambara bigoranye, ariko kuba kwikomeza ku Mana. Ni ukuri muri iyi minsi noneho barimo kuvuga ngo nintegura ahantu ngomba guparika imodoka. Noneho nawe n'umuhanuzi ejo bundi arambwira ati uyu mwaka urarangira utunze imodoka kandi ifite kwizera ko iribuze kubikora. Ni ukuri kose akuze gukora umurimo w'Imana uva ku rujya mu ntara utuye i Kigali. Irimo iravuga ngo irayizanye byihuse kandi iyankijije inzara, iyampayeho kuba, iyantabaye ikanya, iyankuyeho umwaka ikankuraho guseba, iyantabaye. Ni ukuri kose nizeye ko nibyo izabikora. Ikintu gikenewe ahubwo muri iyi minsi ni ugukora ibyo Imana ishaka, ni ukwitandukanya ukirinda. Muri iyi minsi nahuye n'abantu barahambira ati ariko wowe uzajya wirirwa uri mu bintu byo guhanurira abantu, wirirwa ubabwira ngo bave mu byaha. Ntabwo ari uko bikorwa. Muri iyi minsi tujya duhura n'abantu baduhugura bakatubwira ibijyanye n'ibitekerezo byabo. Unga ati wowe uraho, abandi bari kubona amafaranga, abandi bakize, abandi bati ni akazi kabo. Iyi nkono ihira igihe cy'Imana yakuvuzeho kigeze kijya kibasha gusohora. Amen. Nuko mbabwira ngo dufite Imana ishobora byose, dufite Imana ijya ibasha guhoza barimo kurira, dufite Imana igikuraho ibikomere, dufite Imana ijya yubaka ingo zari zisenyutse, dufite Imana igitanga urubyaro, dufite Imana igihindura amateka. Nubwo wanaga bikomeye, nubwo wanaga birushye, wowe mubyeyi uri hanze, wowe mugabo uri hanze hirya no hino, nubwo n'imiryango yagusize, nubwo abantu bagutaye, nubwo wanaga mu kazi bitameze neza, harimo intambara. Ndabona abantu benshi mu buzi bwabo hagiye harimo intambara, hagiye harimo ibintu bigiye biboshye, ariko Yesu nukuri aje gucagagura iyo migozi yose yariziritse ubuzi bwanyu. Yo nkubwira ngo nubwo wabonaga ko biri kwanga, ariko humura, Yesu ahantu yageze ibintu byose biremera. Kandi ni ukuri Yesu nagere mu rugo rwawe, nagere ku bana, nagere mu kazi, wowe rwose umaze igihe kinini wiberaho mu ishyamba, ubona nta cyerekezo, ubona udafite aho kujya, udafite aho guhungira, Yesu arambwe ngaguhaye aho kuba. Imana ivuganye nanjye kuri kamera ngo mbwire abantu badukurikiye ngo mwebwe gusa nimwiyambure ibyo igomwe ryose mwari mwambaye, nimwiyambure kubeshya, mwiyambure ubujyajya, mwiyambure ubusambo, mwiyambure icyaha n'igisa n'iki, mwiyambure ubusambanye n'ubusinzi. Yesu yambwiye ngo nukuri aje guhemba kandi aje gukora ibintu bidasanzwe ku muntu wese wamwikomejeho. Yo nkubwire ngo wowe muvuga butumwa wari utinze ku musozi ubona bitarimo kwemera, ariko Yesu yambwiye ngo humura bigiye kwemera. Yewe muhanuzi wabonaga bitari kwemera, Yesu arambwiye ngo humura bigiye kwemera. Nubwo hari abantu benshi Imana yagiye itabara bakibagirwa, bagasubira inyuma, bakongera bakabivangavanga, ariko Yesu yambwiye ngo wowe ugitegereje aje gukora. Ntacyo ibyo yavuganye nawe byose aje kubisohoza. Nongera kubwira abantu Imana yatabaye barangiza bakibagirwa, bakabasigaye bafata Imana uko bishakiye, bakabasigaye bafata Imana bayikinisha, bakabasigaye bafata Imana bakayikina nk'agapira. Mbabwira ngo namwe ije kubonana namwe, mwabashumba mwe Stifota musigaye mwaragiye mu zindi mbaraga. Yesu yambwiye ngo namwe aje kubonana namwe. Nayo mbwira abantu bose ngo mufate umwanzuro, mukora iby'Imana ishaka, naho ibindi byose Yesu arabifite. Ikintu gikenewe ni ugukiranuka, ni ukwiyambura imyambaro. Abantu bamaze kwiyambika indi myambaro, uramenya utiyambika uruhu rw'intama, imbere uri amasega ajyana. Yesu yambwiye ngo abantu muri iyi minsi barimo bariyambika uruhu rw'intama, ariko imbere ari amasega ajyana. Uziyoberanya ku mwana w'umuntu, ariko Yesu wowe ureba akitegereza ibyo byose ukora hatagaragara
uzagaragara. Imana yacu yarabibonye, uzagaragara ahantu hose abantu bagukomera amashyi, ariko Yesu ntago azaba ari kugukomera amashyi. Nkubwira ngo wowe wiyambura umwambaro wose wamaze kwiyambika, wari kugutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Ubundi rero ibintu Yesu ari gukorere, kwizera kwawe kugiye gutuma Imana ikora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Shalom, murakoze cyane rero, mbabwira ngo ni mukundo. Reka dusenge, mbabwira ngo mwebwe mwafashe umwanzuro wo kwiyambura. Iyi mpumyi yafashe umwanzuro yiyambura umwambaro mubi, imaze kwiyambura umwambaro mubi, Yesu arabwira ngo mbese ushaka kungugirane? Yarabwira ngo nshaka guhumuka. Mu yandi magambo rero, Yesu ari kukubaza muri aka kanya ngo urashaka gukorera iki? Ese urashaka agakiza? Urashaka gukora iki? Kwizera kwawe uko uri bumusubize niko kugiye gutuma Imana ikora ibidasanzwe. Imana iduhana umugisha, murakoze. Mana, mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana yacu bwite, turagushimiye ku bwa byinshi Imana ukoreye abantu bawe. Ndagushimiye Mana, abantu ko bari bahumye, abantu ko bagendaga nk'impumyi, ariko bamaze kumva amakuru yawe ko Mana wahageze, bafashe umwanzuro restifotaya, bavuye mu byo bari barimo, biyambuye iyi myambaro. Yesu hinduye imyambaro y'abagabo, hinduye imyambaro y'abakobwa, hinduye imyambaro y'ababyeyi. Mana, reka uhumure Yesu abari bahumye, turagutakambiye Mana, reka uganze kandi uhindure buri kimwe cyose. Turakubashye Mana, kaho wageze ntago ari kubisiga. Turagushimiye kugeze mu byacu byose, mweretse abari barushye, abari bababaye, abari barwaye, abari batenebutse, abari bacitse intege, abari mu bitaro Mana, ababuze ibyangombwa, abo byacanze, abo byayobeye, abari babuze ibyiringiro, ababonaga ko byarangiye. Restifo Uwiteka yiziye, kandi niba uhageze urasiga ubikemuye. Ndakubashye, icyo ni cyawe Yesu, amen. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Nimero ya telefoni 07 20 31 378. Imana iduhana umugisha, murakoze.